tuguha ikaze kuri Imbaduko TV. Tugiye kukugezaho amateka y'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba, umwami wa mbere mu bami bari ku rutonde rw'abami b'ibitekerezo. Uyu Ruganzu wa mbere Bwimba akaba yarabayeho ahagana mu mwaka w'1312 kugera mu mwaka w'1345. Turababwira amwe mu mateka y'uyu mwami, tubabwire amwe mu mateka ya mushiki we Rubwanyiramateke ndetse n'ay'umuhungu we. Ruganzu wa mbere Bwimba ni umuhungu wa Nsoro wa mbere Samukondo. Uyu Nsoro wa mbere Samukondo yari atuye igiti cya Yibambe, agatura igiti cya Yimbabazi, agatura ku giti cya Nyakabungo. Yari mu misozi y'Ibuganza idaterera ntirambe ya Nsinda na Munyiginya, ahatuye hamukunze nawe ahakunze. Ahatuye ahatungiye inka, ahashimye ikibanza, ahabyarira abana babiri, uw'umuhungu witwa Bwimba n'uw'umukobwa witwa Robwa. Bakaba beza bitari nk'iby'abandi. Maze bukeye abanyagisaka barabimenya, babibwira umwami wabo Kimenyi. Kimenyi amenye ko Robwa ari inkumi, aza kumusaba. Nsoro aramumwima. Amumwimye Kimenyi biramurakaza, barangana birakomera. Bukeye Nsoro agiye gutanga, yihanangiriza umuhungu we Bwimba, atuzamenye ntuzashyingire Robwa kwa Kimenyi, ejo bitazakurushya. Birangiye Nsoro aratanga. Nsoro wa mbere Samukondo amaze gutanga, umuhungu we Bwimba arima, yima ari Ruganzu. Amaze kwima, umurwa umwe uba i Gasabo mu Bwanacyambwe, undi ubitanda ya Ruzizi muri Buganza ya ruguru. Kimenyi wa mbere umwami w'Igisaka yohereza indorano kwa Ruganzu wa mbere Bwimba, yohereza n'amaturo ku mugabekazi Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga nyina wa Ruganzu, yohereza ibindi kuri musaza we Nkurukumbi nyirarume wa Ruganzu wa mbere. Kimenyi arabanoza bose. Haciye iminsi yohereza abaza kumusabira Rubwanyiramateke mushiki wa Ruganzu, ariko Ruganzu wa mbere wenyine akamenya umurage wa se Nsoro wa mbere wo kwima Kimenyi uwo mugeni, Nyakanga na Nkurukumbi ntibabimenye. Ruganzu wa mbere rero aramwimana, kuko bari barabwiwe ko umwana Robwa azabyara ari we uzabumba Igisaka n'u Rwanda. Kimenyi wa mbere abonye Ruganzu wa mbere amwimye umugeni, yungikanya amaturo ku mugabekazi no kuri Nkurukumbi wari intebe y'umwami. Uyu Nkurukumbi akaba na nyirarume wa Ruganzu wa mbere. Nyakanga rero na Nkurukumbi bashegera gutanga umugeni, barusha abandi amaboko. Nyakanga akagira ati none nagira Imana Igisaka naho hakazima umwana wanjye nkabyara ingoma ebyiri. Ati nemeye uwo mugeni ntajyeyo nakwiyahura. Ruganzu wa mbere abonye ko bigiye kuba bibi, agisha mushiki w'inama, amusobanurira ko Nsoro wa mbere yasize amubujije gushyingira Kimenyi. Robwa ati waba se warabimbwiraga kare kose, witinya kunkingirayo, hato bitaguteranya na nyoko. Ntabwo nzabyara y'umwami, ariko rero uramputire, nimbona nsamye nzagutumaho, nawe usigare wibwira uko bizagenda. Bemeranya ko Robwa azatabarira ingoma yabo aho kubyara uzayitsinda. Abajyanama ba Ruganzu wa mbere bakaba Cyenge na Nyakesa cya Mukobwa wa Ndoba na Nyaruhunguru w'Umutsobe na Mukubu wa Mushyoma, Urukubanzoka umuntu wiciye ku ibuga rya Rwishwima. Ruganzu wa mbere rero amaze kubinoganya n'abiru be, aragenda yemerera Nyakanga na Nkurukumbi ko azashyingira Kimenyi umwami w'Igisaka. Kimenyi abyumvise arishima rwose, yitegura iby'ubukwe, baramushyingira. Ugiye kubanayo nawe mu bagaragu babo bakuru aba Mukuru wa Mushyoma. Haciye iminsi Robwa atuma umutwa we bari bajyanye, aza kubwira Ruganzu wa mbere Bwimba ko atwite. Ruganzu wa mbere rero n'abiru be basubira mu by'ubutabazi, bashaka umucengeri ujya gufatanya na Robwa ngo ataba umutabazi w'igihugu wenyine kandi ari umukobwa. Bakoze kuri Nkurukumbi nyirarume wa Ruganzu wa mbere na Rubwanyiramateke arabyangirira. Ruganzu wa mbere ati ni wowe wabiteye, bikubitiyeho ko n'ingoma yakugombye.
naragukijije, ingoma turayifatanyije, niko bisanzwe abanyiginya bayifatanyije namwe, kuko bayibyarira imfizi mukayiha insumba. None tabarira ingoma. Nkurukumbi nibwo yihaditse amatugunguru, ati sindi uwo gutabarana ibyo byago mu bakwe. Ruganzu wa mbere ati ngaho waba umucengeri uboneye, ubwo wazanye amagara, ibyo mu Gisaka byose ubitere kuyazana. Nkurukumbi aranga noneho byeruye, bereza se wabo wa Ruganzu wa mbere wari wahunguye Nyakanga, nukuvuga ko ari we wari watunze Nyakanga nyina wa Ruganzu nyuma y'itanga rya se wa Ruganzu. Umugabekazi aramwimana ati napfushije Nsoro nkiri muto, none umpunguye nawe apfe, sinzitwa ruhanga rubi mu banyiginya se. Nibyo bibura bityo. Bigeze aho rero bereza ko Ruganzu wa mbere ubwe atabarira ingoma. Umunsi wabyo ugeze arahaguruka yambaye imyambaro y'abacengeri, ari bo abatabazi bagiye kugwira ingoma. Inshuti bakunzi bacu, reka tubibutse ko abacengeri ari abatabazi bamwe bajya gutatira igihugu, kandi umucengeri iyo avuye mu gihugu agiye gutata mu kindi ntabwo agaruka mu gihugu, biba ari ngombwa ko agwa muri icyo gihugu yagiye gutata. Ubwo abami bombi bari i Gisaka. Ruganzu wa mbere ahisha nyina ko agiye gutabara, kuko ubwe yari yanze ko umugabo we atabara, kandi na musaza we yabyanze. Ahagurutse umuja we ajya kubwira Nyakanga ati Ruganzu arahagurutse, ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona. Nyakanga yumvise igugu by'ingabo zihurura n'ingoma zisuma ku mugendo, azikambere kubaza ibyo ari byo. Aje arahamagara ati yemwe bari muri uru rugo. Cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabe ibwami aturacyahamagara se bene urugo bandi bahe, ko nyirarwo ari nguri yagiye, abasinga mukaba murumukuyemo. Ko musaza wawe yanze gutabarira ingoma, ukanga ko umugabo wawe yitabarira, none umwami akarinda kwigirayo. Ngwino ga aharaho yima ubwawe tukuramutse. Nyakanga yumvise ibyo arataka ati nimujye kumugarura, harajya yundi. Ntabwo twamenye ko ari uzigirayo, twagiraga ngo mu kigwi cye hazajya yundi. Intumwa ye igenda yiruka ijyana umweko iwutambika mu nzira, ati Nyakanga ngo nturenge uyu mweko, ugaruke nonaha. Harajyayo Nkurukumbi ubwe, cyangwa nibinanirana Nyakanga yigireyo ubwe. Ruganzu wa mbere umweko arawutambuka, ati umusindi yarenze akarwa. Akarwa mu Kinyarwanda cya kera kari agasozi, nk'uko umurwa ari umusozi umwami yubatseho, cyangwa ikirwa kikaba umusozi ukikijwe n'amazi impande zose. Bavuga ko uwo mugani wo kugira ngo umusindi yarenze akarwa ariho waturutse. Uwo mugani usobanurwa ngo icyo ngiye gukora nabanje kugitekerezaho neza. Ubwo natangiye ntabwo nzaguranura naho byagenda bite. Ibyo ahanini kandi byatewe n'uko nta mutabazi w'umucengeri usubiza amaso inyuma. Iyo yahagurutse yambaye, agenda arangamiye imbere ye gusa, aguranuye yaba atinyuriye ingoma. Ruganzu wa mbere rero arahaguruka aratabara, ariko agenda ahiga inyamaswa mu buganza bwose, ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira, kuko ubwo nta mwana n'umwe yari afite wo kuzasigarana ingoma. Yatabaye akiri umusore muto. Rimwe haza ingwe mu ijoro ihagarara hejuru y'imyugariro y'urugo yari acumbitsemo, asohokana umuheto ayigira umwambo umwe. Bukeye barayibaga, uruhu rwayo bararubamba. Ruganzu wa mbere ahamara iminsi. Uwo musozi witwaga Tabirago. Bukeye abona Nkurukumbi araje, ati nje kukwitwaraho naragomye, none nje gutabarira ingoma. Ruganzu wa mbere aramusubiza ati ingoma ibihumbi abasinga mutarasubira kubyara umwami. Nkurukumbi arikubura arataha. Bavuga ko yaciye mu ndorwa, nibwo abasinga bavuye ku ngoma. Bukeye rero Cyenge arahamusanga, aje kumubwira ko umugore we Nyakanga yabyaye umuhungu. Atungutse Ruganzu wa mbere aturacyakomaho Gacyenge. Iracyakomaho imisozi yanjye ya Kayanga na Karagari, iracyakomaho imisozi yanjye ya Rutunga na Gasabo, irimwe amahoro imisozi yanjye ya Gisasa na Bumbogo, ya Gicaca na Gikomero iri hagati y'Ubwanacyambwe n'Ubuganza, abasinga bankuyemo ntarayihararukwa nayo itaramphararukwa.
Cyenge ati yose iraho irimwe amahoro. Ruganzu wa mbere ataracyakomaho umugore wanjye Nyakiyaga. Cyenge ataracyakomaho kandi yarabyaye, yabyaye umwana w'umuhungu. Ruganzu wa mbere ati noneho twagize n'Imana, dore natwe twamuboneye ingobyi. Amuha rwa ruhu rw'ingwe ati ngiye ingobyi ye, kandi rero muzamwite Rugwe. Ategeka Gitandura kujya kwita umwana izina. Bukeye barazinduka cyane bajya mu by'ubwiru hamwe n'abandi biru bari bazanywe n'ibyo. Ruganzu wa mbere ategeka ko Cyenge asigara ategeka u Rwanda akarubera nk'umwami igihe Rugwe atarakura ngo yitegekere. Ibyo akabigirira gutinya ko abagome bazica Rugwe bashaka kumubuza ingoma. Nyaruhungura w'Umutsobe na Gitandura cya Kingari bategekwa kumubera biru, bagahamya ko ari we Ruganzu wa mbere yaraze u Rwanda. Ndetse nyina wa Rugwe ari we Nyakiyaga ahungurwa na Mwendo wa Nsoro wavaga indimwe na Ruganzu wa mbere kuri se. Reka tubibutse ko kumuhungura ari ukumubera umugabo nyuma yo gupfusha umugabo we. Ahangaha Nyakiyaga umugore wa Ruganzu wa mbere Bwimba yahunguwe n'umuvandimwe wa Ruganzu wa mbere ari we Mwendo nyuma y'uko Ruganzu wa mbere atanze. Birangiye barabuka umuntu umwe wo mu ngabo za Ruganzu wari wabumvirije yihishe mu mukenke muremure. Bamwe batubwo yumvise ubwiru reka tumwice. Ruganzu wa mbere atoya nimumureke, arazira iki? Azaba hamwe ibyo yumvise. Ategeka ko bamuha igihango cyo kuzavuga ibyo yumvise. Akagira umuhoro w'urunana awumutemesha mu gahanga, arawumuha ati ujyane ubundi uzakumenyekesha babone ko ibyavuzwe n'aba ngaba atari bo babihimbye. Ati igihe uzahamagarirwa uzaza ibwami. Umusozi wa Tabirago Ruganzu wa mbere yatangiyeho umwami uzamusimbura uhindurirwa izina witwa Sasabirago, uba mu Buganza bwa Rwamagana. Ibyo birangiye Ruganzu wa mbere arakomeza aratabara, ageze mu Buganza bwo hafi ya Munyaga yinjira mu gihugu cya Kimenyi kuko igisaka cyari kikiri no mu gihunya cy'Ibuganza. Amaze kugandika bukeye abanyagisaka babyutsa umuhigo batazi ko batewe. Inyamaswa iba iyo wayibyukije. Abanyarwanda barabyanga babikurizaho umwiyenzo wo kurwana ngo Ruganzu wa mbere ahagwe bataramenya ko ari umutabazi, kuko iyo yamenyekanye badakunda kumwica. Koko rero arahagwa. Aho yaguyeho kuri Nkungu ya Munyaga hahoze igiti cy'umuguruka kera, hitwa ku muguruka wa Nkurumbi kuko haguye umwami hagatera inkurumbi mu gihugu. Inkuru igeze kwa Kimenyi aza guhoza Rubwa, amuzanira ingoma ye Rukurura ayimushyira imbere ati twagize ibyago twembi, Ruganzu yapfuye yicwa n'abahigi batari bazi ko ari we. None dore indurano nguhaye, ingoma yanjye Rukurura ni wowe uzayima, kandi ubwo Ruganzu adasize umwana nushaka ujye kwima u Rwanda rwanyu, nzagufasha kuruvanamo abatavuka mu ndimwe na Ruganzu. Ibi akibivuga Rubwa ava ku rwuririro arasimbuka akubita inda ye ku rutsike rwa Rukurura. Kuko rero yari akuriwe, umwana we amugwamo nawe ahwera ako kanya. Bajya kumuhamba mu isenga ryo mu bwiriri ryarumbutsemo inzuki. Hanyuma Rubwa atabarira ingoma hamwe na musaza we, batyo mu Rwanda hima Cyenge kwa kundi byari byategetswe. Iby'iyo mitangire ya Ruganzu wa mbere n'igitekerezo cye bafite ikimenyetso cyerekana ko byabayeho koko. Ninde uba waremeje abasinga kuva ku ngoma iyo bitagira intangiriro yabanje kubyemeza abari babizi? Ninde waza agatangaza itegeko ry'uko abega baciwe ku ngoma, abega bakamwemera batabanje kumubaza umwami wabitegetse? Byongeye kandi uretse ibyo byo kumugarura kwa Nkurumbi uko umwami yimye, abasinga bo mu nzu y'abacumbi batangaga umusore wo guhorerwa Ruganzu wa mbere n'inkumi yo guhorerwa Rubwa, kuko abakomoka kuri Nkurumbi nibo basinga b'abasangwa butaka batijanwa. Ibyo kandi byagirwaga ku ngoma zose. Nyuma ariko ibyo guhora byahinduriwemo gucirirwa mu mahanga. Ukubitiyeho n'uriya mugani twavuze wa Ruganzu ngo umusindi yarenze akarwa,
nawe ushobora kujya ibindi mu matako. Ariko rero andi magambo yose ni ibitekerezo, ntiwarahira ko yavuzwe kuriya yose. Bakunzi ba Imbaduko TV, nyuma yo kubagezaho amwe mu mateka y'umwami wa mbere mu bami b'ibitekerezo Ruganzu wa mbere Bwimba na mushiki we Robwa Nyiramateke babaye abatabazi bagatabarira u Rwanda mu Gisaka kwa Kimenyi, reka noneho tubagezeho amwe mu mateka ya Cyilima wa mbere Rugwe, umuhungu wa Ruganzu wa mbere Bwimba ari nawe wamusimbuye ku ngoma. Cyilima wa mbere Rugwe yabayeho ahagana mu myaka y'1345 n'1378. Ruganzu wa mbere Bwimba amaze gutabarira ingoma, igihugu cye gisigara cyimye cyenge, akaba ari we uvugirwa n'ingoma ku mugaragaro. Ariko rero uko zimuvugiye rubanda bakibwira ngo niwe zivugira, abiru bakuru bakaba bazi uwo zivugira. Cyenge na bagenzi be bari bazi ko ari za Rugwe, ariko rero bakabihisha kugira ngo abagome batazahotora Rugwe. Nyina wa Rugwe ari we Nyakiyaga ahungurwa na Mwendo wa Nsoro wa mbere Samukondo, uyu akaba umuvandimwe wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Rugwe rero akuriraho, bavuga ko yari afite barumuna be bandi bavutse ku bandi bagore bari barasigaranye inda igihe Ruganzu wa mbere atanze. Igihe Rugwe amaze kuba umwana w'umushishe, ararwara indwara mu nda, arahorota cyane nk'umunyagituntu. Bagerageza kumuvura birananirana. Bukeye bati nabaroze umwana. Cyenge atangaza hose ko abantu bose baza gushoka inkoko n'ibihango ngo barebe uwaroze Rugwe. Igihe baraye bari butangire iryo shoka, Mwendo wa Nsoro wa mbere aracika ahungira mu Bugesera kwa Nsoro wa mbere Bihembe wari wimye muri icyo gihugu. Cyenge rero abwira rubanda bari bazanye inkoko zo gushoka ati nimwitahire uwaroze Rugwe twamumenye, mwese mureze. Ngo Mwendo yari yamurugeye gushaka ko aba ari we uhabwa ingoma. Ibyo bya Mwendo byavuzwe no mu gisigo cyo ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro, cyahimbiwe gufatiraho abagiye baharanira kwiyimikisha, cyitwa Ukuri kwimutsa ikinyoma ku ntebe. Icyo gisigo nicyo kirimo n'izina rya wa mugabo wumvirizaga ubwiru bwa Ruganzu wa mbere Bwimba igihe cy'isasabirago, yitwa Cenca. Niwe wahamije ibya Rugwe byo kwima, kuko Mwendo yamaze gucika ageze Bugesera akagenda avuga ko ari we Ruganzu wa mbere yari yasize arazi ingoma, hanyuma akayibwa na Cyenge. Dore utubango tw'icyo gisigo twerekeye Mwendo. Nyirinka za Muganwa, nkubwira ikigeni, ikinyoma cyishe abagabo kera, harya cyabanza Mwendo. Uwo nawe afashwe Bugesera no kubeshya ngo yatswe igihugu na Mwibyi wa Macyuriro, abeshyuzwa na Cenca. Harya kimukojeje irya nino agaruka kwihongera mu cumbi, bazamubyarira akana kitirirwe ngo ejo adacyurirwa ubugome mu migoti ya Kinyabiyumbu na Kinyabihu. Iyo Kinyabiyumbu na Kinyabihu ni umurwa wa Bumbogo bwa Nkuzuzu uwo musizi Musare yashatse kuzimiza atyo. Ngira ngo muzi ko imbogo ari ibicu byirabura cyane birimo imvura by'uruyumbu, nicyo cyatumye uwo murwa wa Bumbogo awita Kinyabiyumbu. Irya Kinyabiyumbu kandi ni Bumbogo iyo nyine azimiza yishinga, kuko imbogo ari ubwoko bw'ibicu, ibicu kandi bikagira icyo bipfana n'ibihu. Ni ukuvuga ngo azacyurirwa ubugome mu mirwa y'u Rwanda. Ubwo rero Mwendo yamaze gucika byiberaho, Rugwe agumye kuzingama. Bukeye ngo haza abagabo babunzaga ubutega buturutse mu Bugoyi, bamusuzumye bavuga ko bashobora kumuvura. Cyenge abasezeranya ko azahabwa igihembo bazashaka cyose ntibashobora kumuvura. Ariko indwara bavuga ko yari arwaye ntishoboka. Bavuga ko Mwendo yari yaramutamitse icyana cy'inzoka y'incira kikamukurira mu nda. Ngo abo bagoyi babaga ikimasa, botsa inyama nyinshi bazinyanyagiza hose, maze baharuga umuti wo kumusinziriza. Amaze gusinzira inzoka imusohokamo ijya kurya za nyama yari yumviye mu nda. Abagoyi rero bakaba bihishe hirya, baraza barayifata bayishyira Cyenge. Rugwe ngo akiratyo,
ariko rero ibyo nta muntu utareba ko ari ibintu bitagira epfo na ruguru. Niba byarabayeho koko, umuntu yakeka ko baba baramuhaye imiti yo kumurutsa hanyuma bakamuvura uko bamwe babigenza na n'ubu ku barwaye indwara zo mu nda. Wenda se baba baramuvuye indwara ye ku miti bari bazi, hanyuma bakerekana inzoka bagendanaga mu mpago nk'uko abagombozi bazigirana n'ubu. Ababitekereza bavuga ko iyo nzoka yahawe abagombozi bo ku musamo mu nduga kugira ngo bayigumane, ikaba ariyo yatumye ku musamo haba inzoka nyinshi. Rugwe rero arakura aba umwana w'ingaragu. Cyenge agumya kumugerageza ngo arebe ko azi ubwenge bwo guca imanza. Rimwe ajya guhiga mu ishyamba, maze abagabo babiri bashaka kurwanira inyamaswa. Umwe ati ninjye wayirashe mbere, undi ati urabeshya ninjye wayibanje. Cyenge ati ngaho kiza abo bagabo Rugwe. Rugwe abaza umwe ati igihe uyihamije wari wenyine cyangwa se wari kumwe n'undi? Umuhigi ati nari njyenyine. Undi muhigi ati njye nari kumwe n'abandi. Rugwe ati zana umugabo wabonye uyibanza. Umugabo aje arabyemeza. Rugwe ati inyamaswa rero ni iyawe, ariko uriya wayigusongeye umuhikira mu. Abari aho baratangara rwose. Bukeye haza kuburana abagore babiri, urubanza rwabo rurananirana. Cyenge ati nibabahe igihango turebe ubeshya. Rugwe ati ariko rero urukijije nabi. Aho kubaha igihango nibatanga abagabo babonye ibyo ngibyo. Abo bagore umwe yatsindaga sebukwe na nyirabukwe. Rugwe ati uriya mugore utsinda abakuru nanone aratsinda muri uru rubanza. Bakijije uko Rugwe yabivuze, basanga uwo yavuze ari utsinze koko. Bukeye Cenca umwe wabonye Ruganzu wa mbere Bwimba yimika Rugwe, yibwa wa muhoro mwiza wahoze ari uwa Ruganzu wa mbere. Bukeye aza kuburana ibwami afatanye ukuboko n'uwo yaregaga, kuko ariko babigenzaga kera. Cyenge akubise wa muhora amaso arawumenya. Arebye wa mugabo mu gahanga abona ya nkovu, ati nibagufate. Bafata Cenca. Cyenge akoranya rubanda n'abiru bandi abereka wa muhoro barawumenya. Bati wari uwa Ruganzu Bwimba. Abaza Cenca ati wawuvanye he? Undi asobanura ibyo yumvise byose. Bose rero bemera ko Rugwe ari we mwami Ruganzu wa mbere yasize. Cyenge rero aramwimika. Iryo ubwami yitwa Cyilima. Kuva ku ngoma ye bavuga ko aribwo bazanye ibyo gutanga abagabo, kuko mbere bakizwaga n'igihango bahabwaga. Kuva ku ngoma ye kandi nibwo baciye iteka ry'uko nta mugabekazi uzahungurwa, kuko Mwendo yahunguye Nyakiyaga akaboneraho kuroga Rugwe. Bakunzi bacu rero, reka tubibutse ko guhungura umugore ari ugutunga umugore wapfushije umugabo. Ahangaha Nyakiyaga umugore wa Ruganzu wa mbere Bwimba yahunguwe na Mwendo umuvandimwe we, kuko Ruganzu wa mbere Bwimba yari yatangiye mu Gisaka aho yari yatabaye. Cenca yari umugesera. Urwibutso rwe ruba kwiteka umwami uzajya kwima azajya abanza kwakwa n'umugesera wo mu nzu yo kwa Cenca. Kuva kuri iyo ngoma abakomoka kuri Cyenge nibwo bahawe urwibutso rwo kuba intebe z'abiru bose, ariko bikaba kubarusha icyubahiro cy'icyitiriro gusa batabategeka. Itegeko ry'ubwiru rikaba iryo kwa Rubunga. Cyenge ubwo atora kuba intebe y'ishyama ngo abuzukuru be bagume hafi y'ubwiru bwa Karinga, kuko Cyenge uwo yagize akamaro gakomeye ko kuyishyikiriza umwami wayo, kandi yari amaze imyaka myinshi rubanda bibwira ko ari iye. Ibya Mwendo byo gucikuka nta gitekerezo twabyumvisemo, biri muri cya gisigo uko mwabibonye mbere. Nibura kitwereka ko ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro bari bagitekereza ko yacikutse. Icyatumye kandi acikuka adatinya ko bamwica, nuko kera nta mwami wicaga abavuka ku ngoma cyangwa abantu b'imfura bakomeye, aho kubica babaciraga mu mahanga. Yaba rero yaragaruwe nuko Cyilima wa mbere yimye aje kwitwara. Icyo gisiga ariko nticyasobanuye niba baramwakiriye. Abene Mwendo babaho mu Rwanda na n'ubu.
Mwakoze kudukurikira nshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV. Twababwiraga amwe mu mateka akubiye mu gitekerezo, amateka y'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba na Rubwa Nyiramateke babaye abatabazi b'u Rwanda, bakarutabarira kugira ngo Rubwa Nyiramateke wari warashatse mu Gisaka atazabyarirayo umwami uzabumba igisaka n'u Rwanda. Twababwiye kandi amwe mu mateka y'umuhungu wa Ruganzu wa mbere Bwimba ari we Kirima wa mbere Rugwe wamusimbuye ku ngoma. Mwiyumviye rero n'inkomoko y'umugani uvuga ngo umusindi yarenze akarwa. Tubibutse ko rero turi kubategurira ibiganiro byinshi bikubiyemo amateka y'u Rwanda, amwe tuzatuyagendera hejuru bitewe n'uko twayabonye, andi tuyacukumbure tuyabagezeho uko yakabaye. Icyo tubasaba ni cya kindi, ni ugukanda subscribe niba ari ubwa mbere mudukurikiye, mugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro tubategurira n'andi mateka nk'aya ajya ahita abageraho. Niba rero hari igitekerezo wumva ushaka kutugezaho cy'amateka twazakuganirira, jyaho hasi muri comment ubyandikemo, ubundi natwe tugukorera ubushakashatsi tuze tuyagusangiza. Nimugire amahoro.